Ku itariki 12 Mutarama umwaka wa 2016 wahoze ari umukobwa w'ikizengereza wari ufite ubwiza butarubutirano yahuye n'ibyago bikomeye cyane. Ubwo isura yangizwaga bikomeye cyane maze ahari ubwiza hagahinduka ibikomere nkuko mubyirebera n'amaso yanyu. Uramutse umwitegereje ko asaka kanyu mureba ntiwakemera ko ari we wuyureba ku mafoto. Iyo umwegereye biragona guhisha ibyumva by'agahinda ukumva uzenza amarira mu maso. Yari umukobwa w'ikimero cyiza ushinguye kandi ubyibushye kuri yo nta guca ku ruhande, yari afite igikundiro. Ariko ubu ibitsike byaramyotse, uruhu rwe rwiza hafi ya rwose rwuzuye ingoma z'ibikomere, kandi ibi bikomere biri no ku mutima we. Gusa ibi byose bikaba byarakozwe n'inshuti ye bakunanaga yitwaga Dusabimana Jenny. Ku wa gatanu tariki 23 z'ukwa munani uyu mwaka wa 2019 twagiye kumusura. Mu rugendo tujya kumusura twamusanze ku bitaro bya DPR Nyamata wararwarije umwana yabyaye nyuma yo gufatwa ku ngufu, maze tugirana ikiganiro duhanzwe ijisho n'abashinzwe umutekano kuri ibyo bitaro uko buri murwayi n'umurwaza bafite uburyo bagenzurwamo ngo badatoroka ibitaro. Mu ncamake yatubwiye uko byagenze ngo atakaze ubwiza. Ego murakoze, nitwa Ntakirutimana Violette. Nkaba naragize ikibazo cy'umuntu wantwikishije na acide. Yari umudamu w'inshuti yanjye. Arampamagaraza kunsuraho narindi kwa mama wacu mu Gatsata, azazanye na acide ayimenaho mu maso arirukanka, baramufata baramufunga. Icyo yamuhoye ngo mumennyeho acide nta kindi nuko yaketse ko uyu Ntakirutimana Violette ari wabwiye umugabo wa Dusabimana Jenny ko asigara umusambanyi muri Kigali. Nyamara ngo umugabo wa Dusabimana Jenny abihakana, yemera ko yabwira Ntakirutimana Violette ayo makuru, ahubwo yabwirwaga n'abashoferi. Inkuru ye sishya kuri benshi kuko yagiye avuga mu nkuru zitandukanye zikagenda zimutabariza, ariko inyinshi zagendaga zigaruka kuri mugenzi we Dusabimana Jenny wakomeza gutangaza benshi kubera itoroka rye rya hato na hato muri gereza zitandukanye. Aho polisi yamutaga muri yombi akongera agafungwa, nyuma y'igihe gito akongera agatoroka. Hakomeje kwibazwa igituma watwitse Violette akomeza gutoroka nk'uko bigaragara mu bitekerezo abantu bagiye batanga mu nkuru zitandukanye. Benshi bibaza ukuntu Dusabimana Jenny yabashe gutoroka gereza gatatu kose, harimo kabiri yatorotse muri gereza ya Nyarugenge izwi nka 1930. Hanyuma kubijyanye utubwiyeho gatoya ku muntu wakumennyeho acide akakwangiza nk'uko bigaragara uko nguko, uwo muntu uyu munsi ari hehe? Ntago mpazi, yaratorotse yarongera atoroka gereza, ubu ntago nzaherereye. Twagiye twumva yuko yagiye atoroka gereza zitandukanye, ni zingahe? Yatorotse ku Muhima 19 inshuro ebyiri, no muri polisi mu Gatsata niho yabanje gutoroka bwa mbere, ubwo atorotse inshuro 3. Utekereza ko kuba atoroka bituruka hehe? Izo mbaraga zituma akomeza gutoroka ziva hehe? Ntago nagiraho nkeka kuko mu buyobozi cyangwa se muri leta y'u Rwanda nzi neza ko nta washyigikira amakosa yo kumutorokesha. Ntago nanjye ibyo ntago mbitekerezaho, ntago mbiha umwanya cyane, mbona byamvuna mu mutwe gutekereza ngo aratoroka gute. Narabyihoreye nyine, naratuje, ntago nkibitekerezaho kuko ngiye kubwanjye numva ko nta sinavuga ngo hari ubimufashamo, wenda nko mu buyobozi bwa gereza ntago navuga ko hari ababimufashamo, uko bigenda nanjye sinkuzi. Nubwo yemeze gutyo, leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose imubufasha kugira ngo abashe kwivuza. Violette Ntakirutimana utarajya kwivuza mu Buhinde yasabwaga amafaranga arenga miliyoni 5. Gusa aho bigeze ubu ntiyafashijwe n'inzego za leta gusa, ahubwo yafashijwe n'abanyarwanda kandi nabo baracyasaba ubufasha. Ubwo nge nkaba narasabye inkunga yo kugira ngo njye kwivuza mu Buhinde kuko nari mfite transfer yo kujyayo. Faisal bambwiye ko nta handi mu Rwanda bamvurira ngo bikunde. Abantu bagenda bamfasha, bari bambwiye ko amafaranga yo kuba nakoresha njya kwivuza ari miliyoni 5 n'ibihumbi 800. Abantu bagiye bamfasha araboneka, na Minisante nayo yemera kuzanyishyurira yo mu ivuriro. Gusa igihe cyo kujyayo cyageze, naragize ikibazo ntwite bituma ntajyayo. Ubu nibwo narindi gutegura kuba nakongera nkajyayo, ariko ikibazo nagize mfite mama yaramugaye, ubwo mfite n'abana 3, kubasiga nzamara y'amezi 4 nkabona ni ikibazo ari nge wari ubatunze. Nabwo nongeye gusaba ubufasha abanyarwanda ko bamfasha wenda nkabona icyo mbasigira nkajya kwivuza. Bagenda bamfasha, bumaze kubona ibihumbi 107 ku nkunga abanyarwanda bagenda bantera. Harabura hawangahe kugira ngo ujye kwivuza birangire neza ukire?
kugira ngo n'abantu wenda badukurikiye bashobora kugira umutima w'urukundo bashaka gufasha abona aho bahera amenye ubufasha ukeneye uko bungana bagufashe kugira ngo bashe kujya kwivuza. Yego murakoze. Ku bw'agateganyo nari nateganyije ko mu mezi ane nzamarayo wenda umuryango wanjye 300 byabafasha, ubwo ngize 107, ariko numvaga ko 300 bayifashisha muri ayo mezi ane nzaba ntahari. Ayo kujya kwivuza yo yaragwiriye yaruzuye. Muri Minaroke baramfashije bampa 2 miliyoni, Kacyiru kuri polisi baramfashije, n'abanyarwanda muri rusange bagiye bamfasha kandi ndabashimira bose baramfashije. Ayo kwivuza yaragwiriye yaruzuye, ubwo ari kubura nayo kuba nasigira umuryango wanjye yabatunga nge nkajya kwivuza. Kujya kwivuza mu Buhinde niho uzajya kwivuriza, ubusanzwe harabura amafaranga uri kuvuga wasigira umuryango, ariko se azakuvana mu Rwanda kujyana mu Buhinde nazagutunga uri mu Buhinde no kwivuza byose ayo ngayo yose arahari? Ego yose arahari, niyo nababwiraga abanyarwanda bagikomeje kujya bamfasha, no muri Minaroke baramfasha. 5,800,000 niyo nasabwaga, ntago yuzuye, mfite 4,400,000 ariko bambwiye ko nayo azamfasha ku bijyanye n'icumbi no kurya byose nyine n'amatike. Ubwo byo nta kibazo kibirimo. Ayo kwivuza yo mu ivuriro Minisante yemeye ko izayantangira. Andi yaruzuye yaragwiriye, aya matike n'ayicumbi byose yaruzuye. Hanyuma ahangaha uri tugusanze ku bitaro bya Nyamata ADPR, ariho uri waje gukora icyangaha? Naje kuvuza umwana ararwaye, naje kuwa gatatu nagiye kumuvuza kuri centre de santé, bahita bampa ambulance nzana hano kuvuza umwana ni urwaye. Ubwo mu burwayi bwawe ufite no ku mwana arwaye, umuryango wawe bafite ubumuga, urumva ubayeho ute muri ubu buzima? Nebwa aba ari ikibazo ku bijyanye wenda n'ibintunga ndi mu bitaro. Ibitaro nibyo biri kumfasha mu kuntunga. Kuvuza umwana bwo mfite mitiweli ntago bigoye cyane. Wigeze gutangaza yuko wigeze gufatwa ku ngufu. Ufatwa ku ngufu umwana wabyaye ni uwuhe? Uyu nguyu uhetse cyane uburwayi? Ni uyu nguyu mpetse ni nawe urwaye. Nta wundi mugabo mfite, mbana na mama n'abandi bana 2 nabyaye kera mbere ntari nashya. Ubwo uwo nabyaye nyuma n'uyu ni nawe uwo mugabo twagiye tugirana ibibazo byo kuba yaramfashe ku ngufu, yanga n'umwana, gusa nyuma nagiye kumurega mu rukiko aramwemera aramwandikisha. Ariko ku bijyanye no kumufasha ubona atabishaka atabyishimiye, ntago aba bishaka. Niyo wenda agira icyo amfasha ari uko twareganye nagiye kumurega, ntago aba bishaka. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe se bakumena acide wari umukobwa wari utarashaka, kuva icyo gihe nturashaka, usibye abana wabyaye, ariko nta mugabo murashakana ngo mubane nk'umugabo n'umugore? Ego ntawe nashatse ngo tubane. Abo bana nababyaye mbere ntari nashya, nyuma yaho nabyaye ariko nta mugabo twigeze dushakana. Mbana na mama wanjye no kandi yaramugaye, mbona nta namusiga niyo byaba ngombwa. Nyuma y'ikiganiro twagiranye twifuje kujya kumusura mu rugo iwe, atubwira ko umunsi ukurikiyeho aribwo agomba gusezererwa mu bitaro akatujyana. Twarategereje buracya, ariko nabwo ntibyashoboka ko tumubona ngo dusure umuryango we. Nyuma yo guhura n'ibyo bibazo aho yabaga mu Gatsata, ubasigaye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru ahitwa Batimo. Yambi TV ntiyashoboye kugira kuko Violette atabashije kuboneka kuko yarakiri mu bitaro. Gusa agahinda kavanze n'umubabaro kakomeza kuzo mitima yacu uko twaraga amafoto yateye ishafu. Ubuzima bwacu duhura n'ibizazane, rimwe na rimwe bikaba byatugora kubyumvisha. Niba kuri iki kiganiro twagiranye na Ntakirutimana Violette, uze gufata akanya wirebe mu ndorerwamo urebe ubwiza ufite, utekereze uko wakumva umeze hagize umuntu uza agahindanya ubwo bwiza bene aka kageni. Ngo uwo mwitozo kugira ngo yumvishe uburemere bw'agahinda Ntakirutimana Violette afite, hanyuma numva umutima ugukomanze ukumva wamufasha. Ushobora kumufasha kubona ifunguro ryatunga abana be n'umukecuru ufite ubumuga maze akajya kwivuza. Niba leta y'u Rwanda yarakoze byose bishoboka ngo ajye kwivuza, imbogamizi isigaye ni nto imbere yacu. Niba wumva ari cyo wamufasha, muhamagare cyangwa se wohereza ubufasha kuri nimero yakoresha kuko iri muri mobile money. Nimero ye ni 0789 65 96 066. Wanamuhamagara ukamusura mukaganira ukamuhumuriza. Izo nimero kandi zanditse munsi ya video. Ndabashimiye, ngende Jade wanyu.
ubara nanjye ukora subscribe kuri channel urebaho munsi ya video ugakanda ari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho ugahita ukanda akamenyetso kuzagahita kaza ku ruhande tugakomeza kugenda atubana. Mugire umunsi mwiza.